Yes, rero ni tariki 14 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 hamenyekaye nyine byinshi cyane ku mafaranga abarimu bagiye kujya bahembwa n'uburyo bongerewe ubushobozi mu bijyanye n'amasomo batangaga n'uburyo ibyo byose bigiye gukorwamo, mbese nyine bikanashyirwa muri gahunda ya leta nk'uko bakomeza kugenda babivugaho. Rero mu minsi mike ishize nibwo bakomeje kugenda bagaragaza nyine bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko nyine abarimu bagomba kuba bakongererwa amafaranga, mbese nyine bakagira umushahara fatizo bagomba kuba bakira, mbese nyine hakaba hari n'ababandi nyine batsinzwe cyangwa se babandi nyine badafite ubushobozi buhambaye buri hejuru, nabo hakagira nyine umushahara fatizo bazajya bahembwa. Koko murabizi ko abarimu bose badahembwa amafaranga angana kubera ko nyine badafite ubushobozi ndetse nyine batanafite n'ibikorwa bimwe ndetse binangana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ibyo byose rero tugiye kubirebera hamwe tumenye ari ibiki, mbese dusobanukirwe muri rusange, tubwirwe nyine byinshi cyane kuri izo gahunda zose ziri kugenda zifatwa na leta hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byose rero ni kuri Road Entertainment nk'ibisanzwe nk'uko nkomeza kugenda mbikubwira, ahubwo wowe icyo ndibuze kugusaba ni ugukanda subscribe, ahandi tugata dukomeza tudatinze, mbese tugakomeza nyine tugasobanukirwa byinshi cyane, tugakomeza tukareba byinshi cyane, mbese nyine ibyo byose bigamije nyine iyo gahunda, mbese bigamije no gushyiraho nyine izo gahunda zose muri make, kugira ngo nyine tubirebere hamwe, kugira ngo nyine tumenye muri rusange ese ibivugwa ni ibiki, ese gahunda ihari ni iyihe. Ibyo byose rero ni kuri Road Entertainment nk'uko nkomeza kugenda bikubwira. Rero nakomeje kugenda mvuga ko nyine mu gihugu cy'u Rwanda dufite gahunda ihamye, gahunda nyine iriho nyine yo kuzamura ndetse no gukomeza gushyiraho zimwe mu ntego z'abanyeshuri zidufasha, kandi nta nibyo nyine koko igihugu cy'u Rwanda gifite nyine izo gahunda zose mu kuzamura ndetse no gushyiraho iryo terambere. Nibyo nyine byose tuba dukomeza kugenda tuganiraho, tuba dukomeza kugenda nyine turebera hamwe, dukomeza kugenda nyine tureba uburyo ibyo byose byifashe n'uburyo ibyo byose nyine bikomeza kugenda bishyirwa kuri gahunda, kugira ngo natwe ubwacu abanyarwanda dukomeze tubisobanukirwe muri make. Nyuma y'uko nyine ibyo byose babisize hanze bakabiganiraho, bagakomeza kugenda babigaragaza babivuga, bashyize hanze nyine uburyo abarimu bagiye guhembwamo n'uburyo nyine bagiye kujya bahembwamo n'ubundi nk'ibisanzwe, kubera ko nyine hamenyekanye zimwe mu nkuru zigaragaza ko nyine ibyo byose bigiye kujya bikorwa, mbese bikanakorwa nyine nka gahunda ya leta nk'ibisanzwe, kugira ngo hazamurwe ndetse hanashyirweho iryo terambere nyine muri rusange ryo gushyiraho ndetse no kuzamura izo gahunda mu bijyanye no gushyiraho izo gahunda za leta n'ubundi nk'ibisanzwe. Ari niko nyine bari bakomeje kugenda babigaragaza, bakomeza kugenda babifata nka gahunda nyine zo kugira ngo ba upgrading ndetse banazamure izo ntego zose, mbese banashyireho izo gahunda zose muri rusange. Rero ngiye dukomeza kugenda tubana nyine, nanjye nkomeza kugenda mbishyira hamwe kugira ngo nyine tubirebere hamwe, kugira ngo nyine dusobanukirwe muri rusange, tumenye ati ibiri kuvugwa ni ibi, ibiri kuganirwaho ni ibi, byose nyine dukomeze kugenda tubishyira hamwe, dukomeze kugenda nyine tubirebera hamwe muri rusange, dukomeza kugenda nyine tunareba ku mpande zombi, tukavuga ati se wenda abarimu bimeze gutya na gutya, mbo abanyeshuri nabo ku mushahara nako ku mafaranga yo kwishyura naho bimeze gutya nyine, mbese ibyo byose nyine tukabifata nka gahunda ya leta, kugira ngo nyine turebe ibyo baba basizeho n'intego baba bafashe, kugira ngo ibyo byose bizamurwe, mbese kugira ngo nyine izo gahunda zose zifatwe zijye nyine mu ntego abanyarwanda bafite, n'intego nyine rwose igihugu cy'u Rwanda gifite. Rero mu gihugu cy'u Rwanda hari ikintu bita kuzamura ireme ry'uburezi muri gahunda ya leta, cyane cyane mu byemezo byagiye bifatwa ejo bundi hashize, mu bijyanye n'ibyemezo nyine byasizwe hanze, kubera ko bari kugaragaza nyine uburyo ibyo byemezo byose biri gufatwa hagamijwe nyine kuzamura amasomo. Hashize iminsi bahita bagaragaza nyine uburyo bagiye no kongera amasomo yigwaga, bakanayashyiramo imbaraga, ari naho nyine bahise bongeramo isomo art, ubwo ni ubugeni
aribwo nyine bahitaga baryongeramo nyine bagaragaza uburyo iryo somo naryo rigomba kuba ririmo, mbese iryo somo nyine rigomba kuzamurwa, mbese rikanashyirwa mu ntera muri rusange. Ngira ngo murabyibuka nyine ubwo hahise hakorwa ibiganiro bigiye bitandukanye bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo ibi byose bigiye kuba byakorwamo, bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo agiye kuba nyine hakorwa nyine izo gahunda zose kugira ngo bakomeze bazamure, mbese bakomeze nyine banongere uburyo byigwagamo n'uburyo nyine byafatwagamo muri rusange. Rero iri somo nta kindi baryongereyemo, nta kindi cyatumye bafata umwanzuro wo kuba bakongeramo iri somo. Basanze nyine koko rigomba kongerwamo kubera ko rigomba kwigwa, kubera ko mu kwigwa kwaryo hafatwa nyine na gahunda zo gusohoka, wenda ukaba utari ukaba utari muri gahunda nyine y'igihugu ariko ukora umwuga hanze, mbese nyine ufite umwuga ukorera hanze muri rusange. Nibwo rero nyine bakomeje kugenda bagaragaza nyine uburyo izo gahunda zose zagiye zifatwamo ka gahunda ya leta nyine kugira ngo hazamurwe ndetse hanashyirweho iryo reme ry'uburezi muri rusange rikomeze nyine ryegere hejuru. Ibyo byose rero nyine nibyo dukomeza kugenda dusanga barimo mu guhuza n'izo gahunda zose, yaba gahunda za leta, yaba n'izo gahunda zo kumenya uburyo nyine bagiye kuba bakongera ndetse bakanashyiraho nyine ibijyanye n'ubuhanga bw'amasomo yatangwaga, ibijyanye n'uburyo nyine amasomo bayatangagamo. Ibyo byose nyine bakabifata nk'ibijyanye nyine n'izo gahunda zose, mbese muri rusange bakabifata nyine nko kuzamura ibyo byose mu mishinga nyine rusange mu gihugu muri rusange. Nibyo rero nyine natwe ubwacu dukomeza kugenda dufata tukabyigaho nyine, mbese tugashakisha n'uburyo nyine ibyo byose tubigiramo intego yo kugira ngo natwe ubwacu nyine dukomeze tubizamure, mbese dukomeze nyine tubishyire hamwe, dukomeze nyine tunabigaragarize abanyarwanda nk'uko bakomeza kugenda babidusaba mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Rero wowe dukomeza kugenda tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye, dukomeza kugenda tubana nyine muri bimwe bigiye bitandukanye, ariko reka njye nkubwira nyine ujye ukomeza kugenda ukurikirana byinshi cyane kuri Road Entertainment, cyane cyane ko dukomeza kugenda natwe tubagezaho byinshi mu bikomeza kugenda nyine bigarukwaho byose, nyine nawe ukomeza kugenda wumva ko iyo yose ari gahunda ya leta kugira ngo izamure ndetse inashyireho nyine izo ntego zose muri rusange. Rero reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, ngusabe gukanda subscribe n'ubundi nk'ibisanzwe. Mu kandi kanya ndaje dukomeze n'ibindi byinshi cyane twagiye tubategurira, ariko mbere na mbere wenda wowe dukomeza kugenda tubana, wenda wowe dukomeza kugenda nyine dukorana byegeranyo byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye, nawe ubwawe ukomeza kugenda wumva nyine capacity ubwacu dufite ndetse n'intego nyine ihari kugira ngo dukomeze tuzamure n'itangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero kanda subscribe, ndaje mu kandi kanya dukomeze n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, dore ko dukomeza kugenda tubategura byinshi nyine kugira ngo natwe ubwacu tubigiremo uruhare nyine mu guteza imbere iryo tangazamakuru.